Buri wese afite inkuru ye, ariko ugeze i Kigali akagera Nyabugogo atangira kubona ko ageze mu mujyi koko, aho ibintu byose byihuta, abantu ntawe witaye ku wundi, ibinyabiziga ari urujya n'uruza n'ibindi. Nugera muri Nyabugogo uzirinde kugura ji cyangwa se Joyce n'abacuruzi b'agataro cyangwa se babandi bazwi nk'abazunguzayi, cyane cyane numva bayigurisha make ugereranyije n'ayo isanzwe igura. Akenshi na kenshi ntabwo izaba ari umwimerere, ushobora gusanga ari amafu batumbika mu mazi kera twitaga super dipe, abandi bakayita umutobyo. Ngiye kukubwira ibintu bitanu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri gare ya Nyabugogo, ibyo ukwiye kwirinda uhageze, ibyiza byaho, amavugururwa yayo n'ibindi. Mu gihe uri gukurikira kino kiganiro ujye muri comment nawe utubwire icyo uzi kidasanzwe wumvise cyangwa wabonye kuri gare ya Nyabugogo. Iyi ni Elias Niyogushima TV, njyewe ni Elias Niyogushima, nguhaye ikaze. Ikintu cya mbere wamenya kuri Nyabugogo ni uko inyurwamo n'abarenga 200,000 ku munsi. Umujyi wa Kigali utangaza ko abarenga 200,000 aribo banyura muri Nyabugogo buri munsi. Hahurira abantu benshi bajya cyangwa se bava mu ntara zitandukanye ndetse n'ibindi bihugu bituranye by'u Rwanda. Amasosiyete atwara abagenzi mu buryo bwa rusange hafi ya yose afite ibiro n'imodoka i Nyabugogo. Abatwara abagenzi kuri moto cyangwa se abamotari bemeza ko Nyabugogo ariho haboneka abagenzi benshi kandi mu buryo bworoshye, ko ari ahantu hahurirwa n'abavuye mu ntara cyangwa se baba bagiye gushaka ibintu bitandukanye i Nyabugogo. Umwe mu bamotari ati ni naho bitworohera kubona ibikoresho bihendutse, abakanishi batagoranye, mbese ibintu byaho byose ni vuba vuba kandi neza. Ubusanzwe Nyabugogo ni akagari kabarizwa muri Nyarugenge ndetse kandi kanahana imbibi n'umurenge wa Gatsata ubarizwa mu karere ka Gasabo. Hari ibintu byo kwitondera ugeze muri Nyabugogo, mu kanya ndabikubwira ntujye kure. Ku mwanya wa kabiri reka nkubwire ko ari isoko ritangaje ahitwa kwa Mutangana. Nyabugogo ni ahantu hari buri kimwe cyose washaka kugura kandi ukakibona bitakugoye, ariko ubucuruzi buhiganje ni ubw'ibiribwa cyane cyane imbuto n'imboga bikunze gucururizwa mu isoko hazwi nko kwa Mutangana. Ni isoko ritangaje cyane ko abarirema bazindukiye arubika izuba rikajya kurasa isoko risa naho ryarimuye. Mu gihe bamwe baba bari mu mashuka yabo baryoherwa n'udutotsi twa saa 9, saa 10 na saa 11 z'igitondo, aba bandi baba bazindutse ayo masaha bagiye kugura kuri make imbuto n'imboga, ahanini biba byavuye mu ntara bihendutse. Aya masaha rero hari benshi bahura nabo bagiye kujya kubicuruza, bakabicuruza hamaze gucya. Hakaba n'abiyemeza kujya guhaha izo saha birinda guhendwa. Hari abacuruzi rero biyemera ko bamaze imyaka irenga 10 bakora hano kwa Mutangana, bakavuga ko batazi ibitotsi bya saa 9 uko bimera, kubera ko buri gihe bazinduka izo saha bagiye kurangura imboga n'imbuto, ubundi bakongera bakazicuruza. Bemeza ko kwa Mutangana habatunze ari benshi, hakaba ari naho bakesha imibereho yo kubaho muri Kigali n'imiryango yabo. Amakuru dufite nuko kubona ikibanza ukoramo kwa Mutangana biba bikaze cyane kuko abahageze mbere badapfa kuhava. Gatatu, hari ibyo kwitondera Nyabugogo. Niba ugeze muri Nyabugogo ari ubwa mbere cyangwa se utahamenyereye, menya ko ari ubwa mbere ugeze mu mujyi. Uzahura n'abanyamujyi benshi bashaka kukwigisha, ibi bishobora rero kuzaguteza ibibazo. Dore inama rero z'ingenzi zagufasha. Iya mbere, icyiza ni uko ugomba gufata urugendo wavuganye n'uri bukwakire, akamenya igihe uhagurukiye n'igihe uhagerera, ukahagera gutegereje ku buryo utaza kumwaragira wabuze aho werekera. Ibyo rero bizatuma ntawe uguca urwaho ngo agutekere umutwe. Kabiri, ibi ngibi n'abamaze igihe kinini mu mujyi bibabaho. Ujye witonda mu gihe umuntu agutwaye agiye kukwereka aho igicuruzwa ugiye kugura giherereye, bene abo bantu bakunze kwita abakomisiyoneri. Nahakugeza witonda uhahe neza, kuko bakibona ko hari umuntu ukuzanye amafaranga akigura barayongera kugira ngo numara kugenda babone uko bamuhemba. Ahangaha biragusaba kugura ikintu icyo ari cyo cyose nyuma yo kwemeranya n'umutima wawe kudahenzwe, bitewe n'igiciro wari usanzwe ukigura cyangwa se wari usanzwe uguraho cyangwa se warenzaho ukarenzaho make. Inama ya gatatu, uramutse ugeze Nyabugogo wenda ugomba kukwakira dare cyangwa se ariwe ugomba kwifasha gukomeza urugendo, irinde kurangazwa n'ibyo ubonye byose, ukurikira urugendo rwawe utarangaye. Niba ari ahandi ugiye guhita ujya, irinde kuhatinda, uracyari mushya, ufite amatsiko yo kureba no kumenya byinshi, ariko ntabwo ugomba kwibonera rimwe kandi si byiza kuhatinda. Icyiza ni uko wakomeza urugendo ukazagarukana n'uhamenyereye cyangwa se nawe waramenyereye, ubundi ukishirira amatsiko. Inama ya kane, ima amatwi umuntu wese uzaza kwegera ashaka kukwereka cyangwa se gusobanura ibintu runaka, nubwo yaba akubwira ibintu byiza gute. Icyiza ni ukumuzibukira kuko utazi gutandukanya ugamije icyiza cyangwa se ugamije ikibi. Hari ubwo wamuha umwanya ugasanga ni umutekamutwe utwaka tugutwara. Inama ya gatanu, komera ku bikoresho byawe by'agaciro, by'umwihariko ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone cyangwa se mudasobwa. Komera ku mafaranga yawe cyangwa se ibindi. Menya yuko wabibitse ahantu hatoroshye kubigeraho, ibyo rero bizakurinda abajura babandi baza bakwiruka inyuma bagira ngo bakwibe. Muri Nyabugogo ushobora kumara iminota 30 uri kugenda
hari umuntu uri kugukurikira ushaka kukwiba bitewe n'uko hari ikintu yakubonanye. Inama ya gatandatu, Nyabugogo haba hari abantu benshi bifitiye gahunda zabo, akenshi nta muntu uba witaye ku wundi. Ikimenyemenye hari igihe uzasanga abantu bari ku muhanda ariko nta muntu ushaka kubareba cyangwa se ngo amenye ibyabo. Uzaba uri guhura n'abantu benshi mugenda mu cyerekezo kimwe, ariko ikizagutangaza ni igihe umwe muri bo ashobora guhamagarwa kuri telefone, uwo bavugana yamubaza niba hari abantu bari kumwe, ukumva aravuze ngo ni jyenyine. Aho ngaho rero ushobora kuzatungurwa ukibaza impamvu avuze ko ari wenyine kandi hari abantu benshi mu muhanda. Impamvu rero ntabwo akubona, niyo yakubona kandi ntabwo akwitayeho, rero ntuzatungurwa. Kandi rero nk'uko nari nabikubwiye, uzirinde kugura Joyce cyangwa se ji n'abacuruzi b'agataro cyangwa se abo twita nk'aho ari abazunguzayi, cyane cyane n'umva bayigurisha amafaranga make ugereranije n'ayo isanzwe igura. Akenshi rero zaba ari impangikano. Gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa ku rwego ruhambaye. Izaba imeze ite? Reka mbaze nkubwire amateka magufi y'imivugurure ya gare ya Nyabugogo. Reka mbaze nkubwire ko yatangiye gukoreshwa nka gare hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, muri mirongo icyenda n'umunani nibwo yubatswe neza nka gare ku rwego rw'igihugu. Kuva icyo gihe ntabwo iravugururwa usibye ibikorwa byo kuyisana byagiye bibaho, ariko uruhande rw'uyu mwaka wa 2017 habayeho kongera umuhanda Nyabugogo Gatsata, akaba ari imirimo yo kwagura uruhande rwa gare. Yatangiye mu kwezi kwa 15 2017 ubwo umujyi wa Kigali ku bufatanye na China Road and Building Corporation batangiye kongera imihanda, bakawugira imihanda ibiri iteganye dual carriageway. Harimo kandi no kwagura hafi y'ikilometero kimwe uvuye Nyabugogo Gatsata. Ugisohoka muri gare uruhande rwayo ubona ihuriro ry'imihanda ritewe nka rompuwe mu rwego rwo koroshya uburyo ki imodoka zitambuka. Nubwo atari muri gare hagati, ariko byari ibikorwa byo kuyifasha. Ikindi cyabayeho ni ukuvugura imiyoboro y'amazi no gukumira imyuzure. Umushinga munini wo kuvugura imiyoboro y'amazi yatangiye kuva mu kwezi kwa 9 2013 ubwo Rwanda Transport Development Agency cyangwa se RTPA ku bufatanye na Rwanda Naturals Way batangaje gahunda ifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 700 yo kongera gutunganya imiyoboro y'amazi mu gace ka Nyabugogo. Mu kwezi kwa Werurwe cyangwa se ukwezi kwa 3 2014 hatangiye imirimo yo kwagura imiyoboro mishya y'amazi igamije guhagarika ikibazo cy'imyuzure yakomeje kuvugwa Nyabugogo. Hashize igihe vuba ahangaha rero mu ngingo y'imari 23 hatangiye imirimo y'ibikorwa remezo yo kubaka ibiraro bibiri, harimo umuyoboro w'amazi wa Mpazi byatwaye amafaranga arenga miliyari 1 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'indi mishinga yo kuvugura imiyoboro mu bice bitandukanye bigize ako gace. Reka noneho tuvuge ku mushinga karundura wo kuvugurura gare ubwayo. Ku mwanya wa 5 ari nawo mwanya wa nyuma w'ibintu ukwiye kumenya kuri gare ya Nyabugogo. Ndavuga ubwo tugeze ku mwanya wa 5 ari nawo mwanya wa nyuma tugezeho wo ku bintu 5 ushobora kumenya kuri gare ya Nyabugogo. Umujyi wa Kigali uvuga ko umushinga wo kuyivugurura igashyirwa ku rwego rwisumbuyeho uteganyijwe mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Imirimo yo kuvugurura igare kugira ngo ijyane n'igihe byitezwe ko izatwara amafaranga menshi cyane, hagati ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ni hagati ya miliyari 144 na miliyoni 530 na miliyari Visi Meya ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali Dusabimana Fulgence mu mpera z'umwaka ushize ubwo hasobanurwaga neza uyu mushinga yagaragaje ko izaba ifite ibikorwa remezo by'ibanze kandi bigezweho. Yavuze ko izubakwa ku buryo igira igice kigenewe imodoka ziva n'izerekeza mu ntara z'igihugu ndetse n'igice kigenewe imodoka zijya cyangwa se zikava hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bizajyana no kubaka ibikorwa remezo by'imihanda bizifashishwa mu gukemura ikibazo cy'umuvundo w'ibinyabiziga ukunze kugaragaza mu gace ka Nyabugogo, akavuga ko kandi bizakemuka burundu. Dusabimana Fulgence yavuze ko ahangaha hari naho hazazimwa imihanda ishobora no kuzanyura hejuru mu buryo bwo koroshya urujya n'uruza.
Yashimangiye kandi ko bitewe n'umubare w'abagenzi bakoresha imodoka baturutse cyangwa se berekeza mu bindi bihugu bashobora gukenera amacumbi, nabyo bizatekerezwaho mu kubaka iyi gare nshya. Iyi gare kandi izaba ifite amacumbi kubera ko hazaba hari n'abagenzi baturuka no hanze y'igihugu badakeneye ko bajya kure kugira ngo babone aho bacumbika. Gare ya Nyabugogo izavugururwa kandi ishyirwaho amacumbi ku buryo abazaza bagera nijoro bashobora kuzaza babona aho bacumbika mu buryo bworoshye. Nsoza rero reka ngusabe kujya muri comment nawe utubwire ikintu uzi kidasanzwe kuri gare ya Nyabugogo. Rero ndagushimiye kuba wakurikiye kino kiganiro. Njyewe ni Elias Niyogushimwa. Ndagushimiye rero ko wakomeje kudukurikira kuri Elias Niyogushima TV. Rero niba ari ubwa mbere dukurikiye, reba ahantu handitse subscribe kuri telefone yawe, uhakande, numara kuhakanda ukande like, kandi ntiwibagirwe kuduhereza igitekerezo muri comment box, nawe utubwire ibintu byibuze 5 cyangwa se nibwo bya 2 cyangwa 3 waba nawe usanzwe uzi kuri iyi gare ya Nyabugogo. Ciao ciao.